Wow, urashaka ijambo rihindura Wow, urashaka ijambo rihindura, ijambo ribohora, ijambo ry'ubuhanuzi. Wow, umukozi w'Imana Prophet Claude nyuma yo gukoreshwa n'Imana benshi bagakira gukira indwara, kubohoka, ubuhanuzi. Bana natwe kuri YouTube channel yacu ariyo Prophet Claude NTV. Kora subscribe ndetse kandi no kunzogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Ibi ni ibihe byiza Imana yatugeneye. Nucikwe ni kuri YouTube channel yacu. Ndabatasha mwese rero aho muri Imana y'amahoro ibaho umugisha. Mbifurije ibyiza bivuye ku Uwiteka. Uyu ni wa mugoroba wacu aho tuba turi imbere y'Imana mu bihe byiza byo gusenga, tuyiramya, tuyihimbaza, tuvuga ngo ni Imana nkuru, ni Imana nzima. Hani rero aya masengesho yacu ya nimugoroba, amasaha ya nimugoroba nkaya ni amasengesho tufata umwanya tugasenga, aho dusengera abantu bakabohoka, amasengesho deliverance prayers. Ni amasengesho rero tujya dusenga Imana ikabohora ubuzima bw'abantu benshi. Abantu rero benshi bumvise kubohoka, bamwe ntibabyumva, abandi babyumvira mu kirere, ariko nk'uko umuntu abohwa mu buryo bw'umubiri, no mu mwuka umuntu ashobora kubohwa ariko akabohoka. Njya mbwira abantu ngo niyo mpamvu Yesu yabwiye Lazaro, ngo yabwiye abari bari kumva Lazaro, arababwira ngo mumubohore mumureke agende. Lazaro yaraboshywe, arababwira ngo mumubohore mumureke agende. Sifa kwake Yesu, haleluya. Yaramuzuye azuka mu bapfuye, wasigara aboshye, afite igitambaro kiboshye amaso ye, amaboko ye, amaguru. Aravuga ngo mumubohore mumureke agende. Rero aya masengesho tujya twibanda cyane kuri deliverance, aho dusengera abantu bakabohoka. Abantu bakabohoka ku bikirero, bakabohoka ku cyaha, ku imbata y'icyaha, bagakizwa, bakabohoka kuri karande zo mu muryango, bakabohoka ku marozi, bakabohoka ku mivumo, bakabohoka kuri ibyo bintu byose, ingoyi za Satani zigiye zitandukanye mu buryo runaka umwanzi aba yaragiye akoreshamo izo ngoyi, akazishyira ku bantu Uwiteka akababohora. Dufate umwanya dusenge. Data, turagushimye, tuguhaye icyubahiro muri uyu mwanya uduhaye, uyu mugoroba w'imbaraga, uyu mugoroba w'ubutsinzi, w'ibitangaza ndetse n'ibimenyetso, aho dusengeye umuntu wese turi kumwe kugira ngo arusheho kuzuzwa imbaraga z'Imana. Ubuntu bwawe Mwami bumwuzuze, imbaraga zawe zimuvane mu rwego, zimushyire mu rundi rwego. Labike salama brediso talamai. Umwuka wose urwanya kumenya Imana ukubitwe hasi, wamburwe imbaraga. Umwuka wahengezaga wose, ibitero byose bikubitwe hasi. Ijambo riravuga ngo bazakora inama, ngo ariko inama zabo sinzazibamo. Inama z'ababisha mu buryo ubwo ari bwo bwose, tuzambuye ubushobozi, tuzambuye ububasha, duhaye Uwiteka Imana yacu icyubahiro. Reka ntaba ari twebwe, ahubwo izina ry'Uwiteka aba ari ryo rishyirwa hejuru n'iteka ryose. Haleluya. Reka rero mbabwire ko dutangiye amasengesho yacu, dutangiranye no kuramya no guhimbaza. Nyuma yaho, kuko ndashaka ko tuza kwinjira cyane imuhengeri cyangwa se hagati mu masengesho. Hiyo nibo sema nako watanze umwana wawe ko
musaraba imitwaro yanjye akayikorera yapfiriye ngo nkurweho ibyaha iyo nibutse Mana ko watanze umwana wawe ko musaraba imitwaro yanjye akayikorera yapfiriye ngo nkurweho ibyaha Mwami Mana ndakuririmbira uri nkuru Mwami Mana ndakuririmbira uri nkuru iyo mgenda mw'ishyamba ry'ikibira numva inyoni uko ziririmba nzopfukama mpimbaze Imana yanjye mvuze n'impanuro nkuru. Haleluya. Data turagushimye tugwimbarije ko uri Imana ikomeye ivuga bikaba yategeka bigakomera. Dusengeye buri muntu wese tubanye muri aya masengesho akomeza ave mu rwego rumwe ajya mu rundi bw'amashimwe yawe Papa, mu izina rikomeye rya Yesu dusenze Mwami tukwizeye tuvuga ngo amen. Nabateguje ko tugiye gutangira na praise and worship, nyuma yaho nkaza twinjira mu masengesho yacu y'umugoroba ndetse tubanzirizwa n'ijambo ry'umunsi muri aya masengesho. Imana ibahe umugisha. Wow, urashaka ijambo rihindura, ijambo ribohora, ijambo ry'ubuhanuzi. Wow, umukozi w'Imana Prophet Claude nyuma yo gukoreshwa n'Imana benshi bagakira gukira indwara, kubohoka, ubuhanuzi. Wow, urashaka ijambo rihindura, ijambo ribohora. Wow, urashaka ijambo rihindura, ijambo ribohora, ijambo ry'ubuhanuzi. Wow, umukozi w'Imana Prophet Claude nyuma yo gukoreshwa n'Imana benshi bagakira gukira indwara, kubohoka, ubuhanuzi. Bana natwe kuri YouTube channel yacu ariyo Prophet Claude NTV. Kora subscribe ndetse kandi no kunzogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Ibi ni ibihe byiza Imana yatugeneye. Nucikwe ni kuri YouTube channel yacu. Haleluya. Turasuje mwese mu izina rya Yesu. Tuyifurije umugoroba mwiza wo kuramya Imana no guhimbaza Imana. Turabahaye ikaze mwese. Uno mwanya tugiye kuramya Imana tuyihimbaza. Turahaye ikaze buri muntu wese udukurikiye, kandi nawe ndakwifuriza gutumira n'abandi bose tugafatanya kuramya Imana, guhimbaza Imana, kuko nico Imana yaturemeye kandi ngo turiho kugira tuyihimbaze. Rero turabahaye ikaze, reka dusenge. Data mu izina rya Yesu, turagushimiye ubuntu bwawe, turagushimiye imbabazi zawe, tugushimiye ko uri mwiza igihe cyose udahinduka, wa muri wa wundi Mwami. Nta kintu na kimwe gishobora kuguhindura, nta situation n'imwe yo guhindura. Uhora uri wa wundi ibihe byose Mwami. Turi imbere yawe tuje kukuramya, tuje guhimbaza.
nta kindi kituzanye mwami Yesu Kristo. Muri iyi video yavuze ngo nzinduwe no kugushima, nzinduwe no kuvuga kuri mwiza, nzinduwe no kuvuga ubukuru bwawe, ngo kuko kubana nawe ataco se no bigereranya. Natwe mwami kubana nawe ntaco dufite bigereranya nawe mwami. Natwe no mugoroba mwami kano kanya Mana tuje gukuramya, tukuzaniye ikimaze cishimye, tukuzaniye amashimwe mwami. Ntabwo tukuzaniye ibituremereye, nabyo waratubwiye ngo tubikuzanire, ariko kano kanya tuzanye no kuguha icubahiro mwami. Ngwino mwami, hezegire buri muntu wese udukurikiye, umuhe umugisha mwami, umugirire neza. Ureke twese imitima yacu ikumenekere mu kukuramya mwami. Duhe ikaze kuba kwawe hano hantu mwami, duhe ikaze presence yawe mwami. Ngwino hano hantu mwami, icubahiro kibe cawe mwami. Haleluya. Haleluya. Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, ansubiza intege mu bugingo, anyobora iyo gukiranuka, naho nanyura mu gicucu cy'urupfu sinzatinya, kuko ndi kumwe nawe. Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, ansubiza intege mu bugingo, anyobora iyo gukiranuka, naho nanyura mu gicucu cy'urupfu sinzatinya, kuko ndi kumwe nawe. Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, ansubiza intege mu bugingo, anyobora iyo gukiranuka, naho nanyura mu gicucu cy'urupfu sinzatinya, ndi kumwe nawe. Ukuri ineza n'imbabazi, abizanyoma w'iminsi yose, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose iriho. Ukuri ineza n'imbabazi, abizanyoma w'iminsi yose, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose iriho. Ukuri ineza n'imbabazi, bizanyoma
iminsi yose nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose iriho nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose iriho nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose iriho nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose iriho nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose iriho nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose iriho. Nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka igihe cyose nkiriho ubwami Ushimwe Yesu Kristo. Haleluya. Ushimwe. Iyo nibutse Mana ko watanze umwana wawe w'umusaraba imitwaro yanjye akayikorera yapfiriye ngo nkumve ibyaha iyo nibutse Mana ko watanze umwana wawe k'umusaraba imitwaro yanjye akayikorera yapfiriye ngo nkumve ibyaha iyo nibutse Mana ko watanze umwana wawe k'umusaraba imitwaro yanjye akayikorera yapfiriye ngo nkumve Imana nakuririmbira uri nkuru ndabibata ndakuririmbira
ntangazwa cyane n'ibyaremwe n'ibiganza byawe inyenyeri n'agahinda kw'izuba byerekana ububasha bwawe uhoraho ntangazwa cyane n'ibyaremwe n'ibiganza byawe inyenyeri n'agahinda kw'izuba byerekana ububasha bwawe mwami mana ndakuririmbira uri nkuru mwami mana ndakuririmbira mwami mana ndakuririmbira mwami mana ndakuririmbira ubukuru bwawe uri nkuru Yesu ubukuru bwawe mwami ntagishobora kubuhindura ntagishobora kubisimbura mwami haleluya umuyobozi Yesu nawe n'amagazi w'intama wera wiciwe abanyabyaha hari umucunguzi Yesu nawe n'amagazi w'intama wera wiciwe abanyabyaha data warakoze data warakoze kuduha Yesu no kuduha Mwuka Wera watubera umufasha kuduha Mwuka Wera no kuduha Mwuka Wera watubera umufasha no kuduha Mwuka
kuduha mwuka wera no kuduha mwuka wera watubera umufasha. Ushimwe Yesu kuri kumwe natwe. kuduha kawera atubera umufasha. Warakoze warakoze Yesu kuduha mwuka wera ngo atubere umufasha. Wamuduhaye ngo atubere umufasha kugira ngo atuyobora aho buri hose mwami. Nushime mwami, ntabwo tuciyobora, waduhaye mwuka wera mwami. Haleluya, warakoze mwami. Imibabaro Yesu yagize i Karuvali, iyo twakuye indirimbo z'ishimwe. Imibabaro Yesu yagize i Karuvali, iyo twakuye indirimbo z'ishimwe. Imibabaro Yesu yagize i Karuvali, iyo twakuye indirimbo z'ishimwe. Yarababajwe tubona ubugingo, yarababajwe tubona ubugingo. Imibabaro Yesu yagize i Karuvali, niwo twakuye indirimbo z'ishimwe. Imibabaro Yesu yagize i Karuvali, niwo twakuye indirimbo z'ishimwe. Yarababajwe tubona ubugingo, yarababajwe tubona ubugingo. Yarababajwe tubona ubugingo. Yarababajwe tubona ubugingo. Yarakubiswe turababarirwa. Yarabambwe turabamburwa. Yarakubiswe turababarirwa. Yarabambwe turabamburwa. Yarakubiswe turababarirwa. Yarabambwe turabamburwa. Yarababajwe tubona ubugingo. Yarababajwe tubona ubugingo. Yarababajwe tubona ubugingo. yadukunze ndakiguzi yadutanze yabikoze kubw'urukundo rwe. 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 Imirimo yakorewe i Karuvali
iyo ndirimbo yuzuye umutima wanjye. Imirimo we imirimo yakorewe i Karuvali, iyo ndirimbo yuzuye umutima wanjye. Imirimo we imirimo yakorewe i Karuvali, iyo ndirimbo yuzuye umutima wanjye. Muze mwibiremo amaraso ya Yesu, murakira mubona amahoro. Muze mwibiremo amaraso ya Yesu, murakira mubona amahoro. Muze mwibiremo, muze mwibiremo amaraso ya Yesu, murakira mubona amahoro. Umwami wanjye murebeshe amaso yanjye, z'imigoma y'amahoro, kuko ariyo twarazwabera. Nzamubona nzamubona umwami wanjye murebeshe amaso yanjye, z'imigoma y'amahoro, kuko ariyo nzamubona nzamubona umwami wanjye murebeshe amaso yanjye, ingoma z'imigoma y'amahoro, kuko ariyo twarazwabera. Ndaharanira gusengera cy'umwami Yesu yamfatiye. Ndaharanira gusigira cy'umwami Yesu yamfatiye. Ndaharanira gusigira cy'umwami Yesu yamfatiye. Ndaharanira kwima ingoma yawe, kuko ariyo twarazwa. N'amarira n'amarira azabayo, abariyo baguwe neza. N'amarira n'amarira azabayo, abariyo n'amarira n'amarira azabayo, abariyo baguwe. N'amarira n'amarira azabayo, abariyo baguwe. Zaririmba zaririmba Hoziyana, ubwo zaba ari kumwe n'umwami. Zaririmba zaririmba Hoziyana, ubwo zaba ari kumwe n'umwami. Mumure mumure tuzabona ibyo twasezeranijwe. Mumure tuzabona ibyo twasezeranijwe. Ibyo twasezeranijwe.
twaraneshwe ubure tuzabona ibyo twasezeranijwe nta marira azabayo abariyo aguwe neza amarira amarira azabayo abariyo baguwe neza. Hallelujah. Marira asabayo soneze guteka ryose. Hallelujah. Tuzaririmba indirimbo oyo mwana w'intama wanesheje tuzaririmba indirimbo oyo mwana w'intama wanesheje tuzaririmba indirimbo tuzaririmba indirimbo oyo mwana w'intama tuzaririmba tuzareremba oyo mwana w'intama tuzaririmba indirimbo mwana w'intama tuzaririmba indirimbo oyo mwana w'intama tuzazamura ibendera oyo mwana w'intama tuzazamura ibendera w'intama tuzazamura ibendera oyo mwana w'intama baguye mw'isi banesheje isi na satani ndetse n'umubiri mbega ihuriro ry'abera bose bavuye mw'isi banesheje isi na satani ndetse n'umubiri mbega ihuriro ry'abera bose bavuye mw'isi banesheje isi na satani tuzazamura ibendera oyo mwana w'intama tuzazamura ibendera oyo mwana w'intama tuzazamura ibendera oyo mwana w'intama wanesheje
tuzazamura ibendera y'umwami wacu Yesu Kristo ariwe mwana w'intama w'Imana. waramamaye Haleluya. mwami w'abami isi yose ikuramye urakwiye turime gato waramamaye mwami w'abami isi yose ikuramye urakwiye waramamaye waramamaye mwami w'abami isi yose ikuramye urakwiye waramamaye waramamaye mwami w'abami isi yose ikuramye urakwiye. Haleluya. Ushime mwami Yesu Kristo waramamaye isi yose iguha icubahiro mwami. Haleluya. Imana ikomeze kubaho umugisha mwese. Haleluya. Wow, urashaka ijambo rihindura, ijambo ribohora, ijambo ry'ubuhanuzi. Wow, umukozi w'Imana Prophet Claude nyuma yo gukoreshwa n'Imana benshi bagakira gukira indwara, kubohoka, ubuhanuzi. Bana natwe kuri YouTube channel yacu ariyo Prophet Claude NTV. Kora subscribe. dukomeje kubakira umwanya wo kuramya no guhimbaza Imana muri iri joro muri iki gitaramo cy'uyu munsi. Imana ikomeze kubana namwe kandi bikomeze kuba umwanya mwiza wo gukomeza guhimbaza Imana dushima Imana ibyo ikomeje gukora, igejeje ikora. Turi mu mpera z'umwaka, Imana kuba ikiturinze, Imana kuba ikiri kumwe natwe. Ni ubuntu twagiriwe ko hari benshi twatangiranye uyu mwaka ariko kuri uyu mwanya batakiriho. Hari benshi binjiye muri uyu mwaka ariko kuwusoza bikanga. Twebwe rero ni kubw'ubuntu bw'Imana, niyo mpamvu dukwiye gufatanya tugahimbaza Imana, tukazamura icyubahiro cy'Imana ko nicyo dufite twakora. Tugiye gufatanya indirimbo ivuga ngo sinabona amagambo ahagije nkoresha kugira ngo mvuge gukomera kwawe. Nta magambo dufite mu by'ukuri ari perfect yavuga gukomera kw'Imana, yashima Imana bihwanye n'ibyo yakoze, ariko dutura Imana indirimbo, dutura Imana iki gitaramo kugira ngo Imana yakire amashimwe avuye ku ndiba y'imitima yacu. Rero tubane kandi Imana ibahe umugisha. ahagije nkoresha ngo mvuge gukomera kwawe, utuye indirimbo uyakire ikubiyemo amashimwe yanjye yose yo. Sinabona amagambo ahagije nkoresha ngo mvuge gukomera kwawe mwami we, utuye indirimbo mana we uyakire ikubiyemo amashimwe yanjye yose we. Sinabona amagambo ahagije nkoresha ngo mvuge gukomera kwawe mana we, gutuye indirimbo we uyakire ikubiyemo amashimwe yanjye yose. Sinabona amagambo ahagije nkoresha ngo mvuge gukomera kwawe, utuye indirimbo uyakire ikubiyemo amashimwe yanjye yose. Sinabona amagambo ahagije nkoresha ngo mvuge gukomera kwawe, utuye indirimbo
amashimwe yanjye yose gutuye we gutuye indirimbo uyakire ikubiyemo amashimwe yanjye yose sinabona amagambo ahagije nkoresha ngo mvuge gukomera kwawe gutuye indirimbo ikubiyemo amashimwe yanjye yose ushimye kutatugize w'abanzi bacu ushimye kutatugize umuhigo w'abanzi bacu nibamugereze mundu kunesha we abanzi bacu nibamugereze mundu kunesha ushimye kutatugize umuhigo w'abanzi bacu ushimye kutatugize umuhigo w'abanzi bacu abanzi bacu nibamugereze mundu kunesha we abanzi bacu nibamugereze mundu kunesha ushimwe kutatugize umuhigo w'abanzi bacu ushimwe kutatugize umuhigo w'abanzi bacu abanzi bacu nibamugereze mundu kunesha abanzi bacu ntibamubwirize mundu kunesha gutuye indirimbo we uyakire ikubiyemo amashimwe yanjye yose gutuye indirimbo uyakire ikubiyemo amashimwe yanjye yose gutuye we gutuye indirimbo uyakire ikubiyemo amashimwe yanjye yose gutuye we gutuye indirimbo uyakire ikubiyemo amashimwe yanjye yose gutuye we gutuye indirimbo uyakire ikubiyemo amashimwe yanjye yose gutuye we gutuye indirimbo uyakire ikubiyemo amashimwe yanjye yose gutuye we gutuye indirimbo uyakire ikubiyemo amashimwe yanjye yose sinabona amagambo ahagije nkoresha ngo mvuge kumera kwawe mwami we gutuye indirimbo we uyakire ikubiyemo amashimwe yanjye yo sinabona amagambo ahagije nkoresha ngo mvuge gukomera kwawe gutuye we gutuye indirimbo uyakire ikubiyemo amashimwe yanjye yose gutuye we gutuye indirimbo uyakire ikubiyemo amashimwe yanjye yose gutuye we gutuye indirimbo uyakire ikubiyemo amashimwe yanjye yose gutuye indirimbo gutuye indirimbo uyakire ikubiyemo amashimwe yanjye yose gutuye we gutuye indirimbo uyakire ikubiyemo amashimwe yanjye yose gutuye indirimbo gutuye indirimbo uyakire ikubiyemo amashimwe yanjye yose haleluya gutuye indirimbo uyakire ikubiyemo amashimwe yanjye yose Haleluya. hashimwe izina rya Yesu
watsinze Satani hashimwe izina rya Yesu watsinze Satani hashimwe izina rya Yesu watsinze Satani tambirwa tambirwa n'abantu n'ibyaremwe byose tambirwa tambirwa n'abantu n'ibyaremwe byose singizwa singizwa n'abera n'ibizima bine singizwa singizwa n'abera n'ibizima bine hashimwe izina rya Yesu watsinze Satani hashimwe hashimwe izina rya Yesu watsinze Satani hashimwe we hashimwe izina rya Yesu watsinze Satani hashimwe izina rya Yesu watsinze Satani hashimwe hashimwe izina rya Yesu watsinze Satani hashimwe izina rya Yesu rya Yesu watsinze Satani. ziraridutse gizo gizo inkike z'Yeriko gizo ziraridutse gizo gizo inkike z'Yeriko gizo ziraridutse zawa endonga z'Yeriko zawa zawe nale zawa endonga z'Yeriko zawa zawe nale zawa endonga z'Yeriko zawa zawe nale zawa 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 zawa endonga z'Yeriko gizo gizo inkike z'Yeriko gizo ziraridutse gizo gizo inkike z'Yeriko gizo ziraridutse gizo gizo inkike z'Yeriko gizo ziraridutse zawa zawa endonga z'Yeriko zawa zawe nale zawa zawa endonga z'Yeriko zawa zawe nale zawa zawa endonga z'Yeriko zawa zawe nale gizo gizo inkike z'Yeriko gizo ziraridutse gizo gizo inkike
ziyariko ngizo ziraridutse ngizo inkike ziyariko ngizo ziraridutse gukomera kwe sitahwema kubibwira abazankomokaho Yesu ni mwari mu ntambara ntajya nanirwa arakomeye nzamamaza intsinzi ya Yesu nzavuga gukomera kwe sitahwema kubibwira abazankomokaho Yesu ni mwari mu ntambara ntajya nanirwa arakomeye igitinyiro cye cyuzuye muri isi yose nta muntu umwe wabasha kumugira inama ibyo yategetse byose birakwiriye arakomeye igitinyiro cye cyuzuye muri isi yose nta muntu turakomeye ntidutsindwa turakomeye 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 ntidutsindwa turakomeye 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 ntidutsindwa turakomeye 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 ntidutsindwa turakomeye 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 ntidutsindwa turakomeye 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 niratsinda turakomeye kuko imigambi yawe kuri njye ari myiza kuko imigambi yawe kuri njye ari myiza nzakomeza nkwizere kuko utayobya nzakomeza nkwizere kuko utabesha kuko imigambi yawe kuri njye ari myiza kuko imigambi yawe kuri njye ari myiza nzakomeza nkwizere kuko utayobya nzakomeza nkwizere kuko utabesha. Imana ibahe umugisha, dukomeze tunezererwe Imana, ibahe umugisha buri wese ahari, Imana imugirire neza, Imana imusange iri joro ribe ijoro ryo kumvirwa n'Imana. Amen. Haleluya, haleluya. Dushimye Imana cyane ngo igiteye ubwoba cyane ijoro ntikizantera ubwoba. Yarafasha amindura ibireme byo muriro, ubu ndatwika ndasenya mu izina rya Yesu. Ndakomeye, turakomeye. Ibiteye ubwoba bya nijoro ntibizatera ubwoba. Yarafasha amindura
ibirimi by'umuriro ubu ndakubita ndasenya mu izina rya Yesu ndakomeye. Haleluya. Turakomeye, turakomeye. Ntananirwa, 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 Yesu ntananirwa. Kanangire mbatashye mwese abo turi kumwe, Imana y'amahoro ibahe umugisha. Mbabwira ko uyu mugoroba mwahisemo kuba imbere y'Imana, ni umugoroba w'agaciro kandi ntago muri busigare uko mwari muri kubw'imbaraga z'Uwiteka. Fasha duhemu Yesu cyubahiro mu izina rya Yesu. Haleluya. Pepera Yesu cyane agufata ifoto. Haleluya. Ya brangiza melema bragasito maya manga yango sotoloba rili banga yango sitoribaya mandro soribaya mango sotoriyama nahora ganja kw'iriba ry'isi ariko sinshiri nyota uko amaza futamero mutema waka niko Yesu yambereye sinzapfa ahubwo nzarama kugira ngo ntekerereze imirimo y'Uwiteka yankoreye ubu nari maze kwiheba nirihe shyanga rifite Mana y'abibaba hafi nk'uko Uwiteka yahorana natwe mutima wanjye humura sinzapfa ahubwo nzarama kugira ngo yande prahama zelema imirimo y'Uwiteka yankoreye ubwo nari maze kwiheba imirimo y'Uwiteka yankoreye ubwo nari maze kwiheba nirihe shyanga rifite Mana y'abibaba hafi nk'uko Uwiteka yahorana mutima wanjye humura. Haleluya. Uyu munsi dufite inyigisho ivuga ngo imyuka ine ugomba guhora utsinda kugira ngo ugume mu butsinzi budasanzwe. Imyuka ingahe ine ugomba kuhora utsinda kugira ngo uhore mu buzima bw'ubutsinzi. Tugushimiye Data kubw'uyu mwanya mwiza twongeye guhabwa kubw'ubuntu bwawe.
ni benshi bifuje gusenga igihe nk'iki, ariko duhaye ubuntu bukomeye kugira ngo tube turi imbere dusenga Mwana. Umugisha buri wese, mwambike amavuta akomeye mu izina rikomeye rya Yesu, amen. Haleluya. Reka duhemo Yesu cyubahiro, tupepere Yesu. Reka ngusabe ugire umuntu utumira byibuze umwe, cyangwa reka ngusabe utumira abantu benshi bashoboka, babwire ngo njoni muone Baba yu mwema. Oh, njoni muone Yesu yu mwema yo. Baba yu mwema. Oh, njoni muone Baba yu mwema yo. Baba yu mwema. Njoni muone Baba yu mwema yo. Oh, njoni muone Yesu yu mwema yo. Muze murebe Mana ni nziza yo. Hallelujah. Muze murebe Yesu ni mwiza. Muze murebe Imana irasubiza yo. Muze murebe Yesu ni mwiza we. Muze murebe Yesu ni mwiza. Oh, njoni muone Baba yu mwema. Muze murebe Yesu ni mwiza. Oh, muze murebe Yesu ni mwiza we. Muze murebe Maya atregesi polalema. Njoni muone Baba yu mwema. Yesu ni mwiza. Oh, njoni muone Baba yu mwema. Muze murebe Yesu ni mwiza. Oh, muze murebe Yesu ni mwiza we. Muze murebe Maya atregesi polalema. Njoni muone Baba yu mwema. Muze murebe Yesu ni mwiza. Njoni muone Baba yu mwema. Njoni muone Baba ni mwema. Malili banga ya basa lili brange zolima maya kone. Yesu ni mwiza. Oh, muze murebe Yesu ni mwiza we. Muze murebe Yesu ni mwiza we. Muze murebe Yesu ni mwiza. Njoni muone Baba yu mwema. Njoni muone oh la prazelema. Vilema watembea vipofu waona. Njoni muone Baba yu mwema. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Jesus is a God. Imana ni nziza. Imana yacu irakomeye, niyo ivana hasi igashyira hejuru. Nigira ikirema, yamara kukirema ikagikomeza, yamara kugikomeza ikagishyiraho, yamara kugishyiraho tukakigenderaho, tukavuga ngo njoni muone Baba yu mwema we. Njoni muone Baba ni mwema. Tugiye gutangira, mbere yo kwinjira mu ijambo dusengere bimwe mu byifuzo umwuka w'Imana aduhaye, ndetse ntambutse na message zimwe ku bantu ndiho mbona hano kuri screen
bahageze mbahe message zabo tuwe n'umwuka w'Imana. Balesito menema. Hari umuntu urwaye cyane, uyu muntu ari mu bitaro, ndabona urwaye kanseri, ufite urimo urakurikira amasengesho mu buryo bw'umuntu waguha link avuga ngo kurikirana aya masengesho, ntubure ku gicaniro. Nawe ureba mu masengesho kandi wakurikiye amasengesho ufite face, wizeye cyane umwami w'abami Yesu. Ndimo ndabwirwa ngo nyuma y'iminota 15 indwara ikurimo igiye gushya, igiye gutwikwa n'umuriro w'Uwiteka, ngo kandi Uwiteka ngo aguhagurukije mu buryo budasanzwe, ngo akuremeye gukira, ngo kandi imbaraga ze ngo zitamuriye mu buzima bwawe, ngo kugira ngo benshi abantu batandukanye bazabwirane ngo twabonye ikiganza cy'Uwiteka gikora imirimo n'ibitangaza. Felombre edegai andepa awayini enestai degai. Hari abantu bankurikiye bari mu masengesho, barimo basengera igiterane bafite gisoza umwaka, muri ahantu muri tsinda mwari muri veye murabana masengesho alope enewaya zangele contre levo pi elon la bike enestai. Muri abantu bagira muri bane lando koti kazalema. Uwiteka aravuze ngo agiye kwitamura hagati muri mwebwe, agiye kwigaragaza mu buryo budasanzwe. Nyuma y'amasaha 2 mugiye kwambikwa imbaraga zidasanzwe, ngo kandi amavuta y'urundi rwego ngo araje, ngo Uwiteka abanye namwe mu giterane, ngo atangiranye namwe, ngo kandi asuzanyije namwe. Mbonye ahantu muzasengera, ahantu muzaba muri musenga, hazaza abantu benshi alete sebrenema alonge enema, ku buryo bukomeye cyane. Melikre desire. Uwiteka ashatse ko muhindura ahantu ho gukorera kugira ngo tuzagira ikibazo cy'abantu benshi ndetse mu gihe cya covid. Uwiteka aravuze ngo yohereje marayika we gukora ibitangaza 3 bikomeye ahantu muri. Igitangaza cya mbere ngo nukuzana revival. Hari ububyutse bugiye kuza. Stike edemai kutere benema. Hari umuntu unkurikiye muri kumwe mu masengero, ufite amano, aya mano ya mbere hari nono rya kabiri ni rirerire cyane, sinzi uburyo nabikubwira. Nagiye kubona mbona ufite uburwayi bwo kubyimba amaguru. Imana irambwiye ngo ikwambitse imbaraga zigukiza, ngo kandi ihumure ry'Uwiteka ritashye mu buzima bwawe. Kabashyiraho amazina no kuri screen mbashe gukurikirana abantu bankurikiye hano. Uyu muntu bita Frida Wera, ndagusengeye mu izina rya Yesu. Uwiteka kwambika imbaraga zikomeye, uzaba umutwe ntabwo uzaba umurizo. Felandre Shine, Imana iragaragaza ko yakuvanye mu maboko y'umwanzi. Uwiteka yarakwimanye. Nesike edomene, Imana yarakwimanye. Dore wahuye n'impanuka ikomeye cyane, Uwiteka arayigutambutsa ngo arakwimana, ngo niyo mpamvu azanye amavuta n'urundi rwego mu buzima bwawe. Oh haleluya, azanye amavuta y'urundi rwego mu buzima bwawe. Imbaraga z'Uwiteka zigiye gukora imirimo ikomeye cyane. Haleluya. Muri uyu mwanya turo dusenga, muzana amazi, turasengera mu kanya abantu baze kunywa amazi. Haleluya. Yasengewe, hari icyo Uwiteka gukora. Uyu muntu bita Clarisse w'amahoro, ndagusengeye kugira ngo Uwiteka yongere yitamure mu buzima bwawe. Haleluya. Hari uburwayi bwari wishwe mu buzima bwawe, imbaraga z'Imana ngo ziragukijije kandi zitamuriye mu buryo budasanzwe. Uyu mugozi wa karande, iyi ndwara y'umutima, Uwiteka
ayigukirije mu buryo express muri uyu mwanya, muri aya masaha, n'uyu mugoroba. Uwiteka azanye gukira mu buzima bwawe, asutse amavuta akiza mu mibereho yawe mu izina rya Yesu. Umuntu bita Diane Ingabire, ndagusengeye. Umuntu bita Diane Ingabire, ndamusengeye mwami Yesu. Imana ikurinze gupfa amatwi, kandi Uwiteka kurinze uburwayi bw'amaso bw'igihe kirekire. Lambresito lema, ndagushimye mwami ko uburwayi buvanyeho. Uritamuriye Nyiringabo Imana, urigaragaje mu buryo bukomeye, uremye ubutsinzi buhambaye. Hari ubuhamya bushya ku mujakazi wawe, hari imbaraga zawe zikoze imirimo ikomeye. Data urakoze ko ukomeje kwitamurura ndetse no kwigaragaza mu mbaraga z'umwuka wera mu izina rikomeye rya Yesu, amen. Reka mbabwire ko tugiye gusengera mu cyanditswe kiri mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Ni ijambo tugiye gusengeramo riri muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa 10. Wumve iyi myuka ine ugomba guhora utsinda. Yeremiya ibice 4 umurongo wa 10 niho nashaka cyane, niho nashatse kugira ngo dusengere cyangwa se duhagarare mu masengesho. Ijambo ravuga ngo ngushyiriye hejuru y'ibihugu by'abami, ngushyize hejuru by'abami, gusenya, kurimbura, gutera imbuto. Yesu ashimwe cyane. Hari ibintu bigomba gusenyuka mu buryo bw'Imana, hari n'ibindi bigomba kubakika. Yesu yagaragaje bimwe mu bintu bigomba gusenyuka ndetse no kurandurwa bigaragaza imikorere ya Satani cyangwa se gukora k'umwijima. Aravuga ngo buri giti cyose Data wo mu ijuru atateye, icyo giti kizarandurwa, kizakurwaho, ntabwo kizabaho, kuko Data wo mu ijuru atari we wagiteye. Ariko igiti Data wo mu ijuru yateye kizabaho. Hari ubwo rero hari amavuta ajyaza akaza kurandura cyangwa se kuvanaho ibikorwa by'umwanzi cyangwa se gukora kwa Satani, gukora k'umwijima. Hari ibintu Satani ajya atera, nk'uko igiti bagitera kigashora imizi, kikuzura ahantu hatandukanye. Niko bijya bigenda. Satani akagira ibintu atera bigashora imizi, bikaba mu buzima bw'abantu, bikabamo akaramata. Ngo ngushyire hejuru y'abami, gusenya. Hari ibintu bigomba gusenyuka. Hari utuzu tw'umwanzi twubatswe, hari utuzu tw'abarozi twubatswe, hari utuzu twa nyabingi twubatswe, hari imigambi y'umwanzi yubatswe igomba gusenyurwa n'aya masengesho turimo muri uyu mwanya mu izina rya Yesu. Haleluya. Reka turebe biriya bintu bine cyangwa se iriya myuka ine tugomba guhora dutsinda. Umwuka wa mbere turasoma ijambo dusanga mu Bakorinto ba kabiri ibice 4 umurongo wa 4. Ni umwuka uhuma abantu ntibabone. Haravuga ngo abo Imana y'iki gihe, bavuga Satani, ngo abo yahumye amaso kugira ngo batamurikirwa n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Hari imyuka rero itwikira abantu ikamanipira ubuzima bwabo, bagahora mu bintu bimwe bidahinduka, ubuzima bumwe budahinduka muri ya mateka ya kera. Mbega umwanzi ntashake yuko babona. Burya Yesu guhumura Bartolomayo mwene Timayo, uwo dusanga muri Mariko ibice 46 umurongo wa 10. Uyu nguyu Bartolomayo mwene Timayo, umusezi w'impumyi wirutse inyuma ya Yesu,
akamubwira ngo Yesu mwene Dawidi ntabara, bakamucecesha akageza ubwo akomeza guhamagara Yesu. Yesu akamutumaho akamushyiraho ikiganza. Barutolomayo mwene Timayo agatangira kubona. Hari ikintu bisobanuye mu isi y'umwuka, nuko isi ya none ikeneye ikiganza cyangwa se imbaraga zihumura. Iyo tuvuze isi tuba tuvuze abantu, tuba tuvuze abantu batuye isi, tuba tuvuze jewe, wowe ndetse n'abantu. Isi y'iki gihe ikeneye ikiganza gihumura. Kugira ngo ibashe kumurikirwa n'ubutumwa bwiza. Kureba, abantu bakeneye kumva good news from heaven. Abantu bakeneye kumva ijambo rivuye mu kanwa k'umwami Yesu. Abantu bakeneye kumva ubuhanuzi buvuye ku mutima w'Imana. Abantu bakeneye kumva message from heaven. Bakeneye kwakira ubutumwa buvuye mu ijuru. Ariko ubwo butumwa bwakira babandi bahumutse, babandi uyu mwuka wamaze kurekura ubuzima bwabo, wamaze kurekura imibereho yabo, ngo abo umwami w'isi yahumye amaso kugira ngo batamurikirwa n'ubutumwa bwiza. Intumwa Pawulo irimo ibwira Timoteyo. Timoteyo yari umwana yabwirije, arangije avamo umukozi w'Imana, agera ku rwego amusengera abapasita, ababishop, umuntu ukomeye, ayobora amatorero, amubwira ijambo rikomeye. Aramubwira ngo Timoteyo mwana wanjye, arimo amwigisha, amubwira ngo muri iyo minsi ya nyuma hazaba ibihe bigoye cyane, ubwo abantu bazaba bikunda ubwabo, abantu bikunda. Hari ukuntu umuntu yikunda ubwe, ntiyibuke abandi, ntiyibuke gushyigikira ubwami bw'Imana, ngo abantu bazaba bakunda imiya cyane. Hari aho nshaka, yamubwiye ngo aho abantu bazaba bakeneye kumva inyigisho zijyanye n'irari ryabo, aho abantu bazaba bafite kwiyumvira inyigisho zijyanye n'irari ryabo zibaryoheye, ziborohereje, zitababwira guhinduka ngo bahindukire. Ab'Imana y'iki gihe yahumye amaso kugira ngo batavirwa n'umucyo w'ubutumwa bwiza, batavirwa umucyo, batabona umucyo w'ubutumwa bwiza. Mana we, abantu b'iki gihe bakeneye ubutumwa bwiza. Hari abantu baguze charge badafite telefone, ibaze gutunga charge utagira telefone, ibaze gutunga simukadi utagira telefone. Bimeze bite rero? Ni cya gihe umuntu aririmba ngo tuzajya mu mwuka rimwe, tuguruke mu kanya gato, tube twarigezemo ijuru ryahumuye we. Ariko ugasanga uretse izo ndirimbo arimo aririmba, ugasanga ubuzima bwe ni bwa bundi budahinduka, bwa bundi budahindukira.
bwa buzima budahindukira, bwa buzima budahindukira, ugasanga nibwo buzima arimo, nibwo buzima abayeho, nibwo buzima arimo bwa buri munsi. Haleluya. Igihe rero kirageze kugira ngo imbaraga z'Uwiteka zitamure, amavuta adasanzwe ya Yesu nditamure ku buzima bw'umuntu muri uyu mwanya, kugira ngo imbaraga z'ubutumwa bwiza, imbaraga z'ubuhanuzi zinjire mu buzima bwawe. Haleluya. Zinjire mu buzima bwawe, zikuvane mu rwego, zigushyire mu rundi rwego mu izina rya Yesu. Ukeneye amavuta ahindura ubuzima bwawe, ahindura imibereho yawe, aguhindura, akuvane mu maboko ya sekibi. Ukeneye imbaraga zikonekita, zikakwinjiza mu bumana, ukakira ubutumwa bwiza. Nshuti zanjye, hari abantu babuze ubutumwa bwiza. Ni gute witwa umurokore ukamara utazi ijwi ry'Imana? Ni gute ugenda nk'utabona kandi ufite Imana itanga amaso y'umwuka kugira ngo itange kubona? Umurokore nyawe, umunyamwuka nyawe, aba mu buzima ubona mu buryo bw'Imana. Arareba, ntabwo agenda nk'uko abandi bagenda. Abandi bagenda bafite ibanga. Biravuga ngo abayuda barusha iki abandi? Ngo nuko bagendana ibyasezeranyijwe n'Uwiteka. Abarokore nyabo bagendana ijambo ryasezeranywe n'Uwiteka, ijambo Imana yavuze ku mibereho yabo, bagendana ibanga. Mu gihe abandi bihebye, bo baba bishimye cyangwa se bavuga ngo haleluya ozana. Abo rero Imana y'iki gihe yahumye amaso, ntibabasha kubona. Niko rero abantu bamwe batabona mu buryo bw'Imana. Ariko ngo ab'Imana y'iki gihe yahumye amaso, ngo batavirwanya, ngo ariko si Uwiteka uzabahagurukije. Hagarara ku ijambo Imana yavuganye nawe. Uyu mwuka ukugira inzige, ukugira umuntu woroheje, ufite icyo Imana yavuganye nawe, wange, wiyambure mu izina rya Yesu. Bajya kureba abameleki, bagezeyo ngo bagaruka mu izina rya Yesu. Ndi igikomangoma, ndi umwana w'Imana, Imana yanjye ituye muri jewe, Imana yanjye ifite imbaraga zikomeye, ntacyo nzaba mu izina rya Yesu. Ikindi uyu mwuka ukora mu muntu, umwuzuza amagambo y'urucantege, umuha abantu b'abafana bamubwira amagambo y'urucantege, bamubwira ngo ntabwo azashobora, ntabwo bizashobozwa, ndetse nawe akivugira amagambo ubwe mu kanwa ke. Hari abantu bahora bavuga amagambo mabi. Iyo ashonje aravuga ngo inzara iranyishe, bahora batura urupfu. Yarwara ngo noneho ya ndwara iranyishe, ntabwo yatangaza ngo nubwo mbabaye ariko mu kanya Yesu agiye kunkiza. Hindura amagambo. Ejo nk'iki gihe iyi ndwara muzasanga yavuyeho, yambuwe imbaraga n'Umwami Yesu. Sifa kwake Yesu. Haleluya. Le prix des ailes. Mandere gozidolema. Urakoze Mwami Yesu. Mujye mumbabarira, hari igihe mba ndi kwigisha ubuhanuzi bukaza, kuko my ministry niyo guhanura. Umwuka ngo ab'Imana iki gihe yahumye amaso kugira ngo batamurikirwa n'ubutumwa bwiza. Hari ukwibagiza iby'Imana yakuvuzeho. Uyu mwuka ubundi buryo ukoramo, ni umwuka ugutsikamira mu gihe cy'ijambo ry'ukuri. Nk'uyu mwanya turimo w'ijambo, ubu mukandi dutangira gusenga, mujye kubona mubona abantu nabo utazana bavuye baraza birukanka, ariko umwanya wo kuvuga ku ijambo ry'Imana, kuvuga ku magambo yubaka ubugingo, amagambo akomeza umugenzi mu rugendo,
uyu mwuka uraza ugatwikira abantu. Ndabivugaho ku mwuka wa gatatu. Ikindi nanone undi mwuka wa kabiri ugomba kwirinda ni umwuka wo kutamenya Imana. Uba abantu benshi ntibazi ko ariho, uba abantu benshi ntibazi ko abakunda yanjye icyamuka mumenya. uba abantu benshi ntibazi ko ariho, uba abantu benshi ntibazi ko akiza, uba abantu benshi ntibazi ko abakunda. Yewe nshuti yanjye icyamuka mumenya. Haleluya. Imana icyubahiro. Ijambo ravuga muri Hosea ibice 4 umurongo wa 6 ngo abantu banjye bararimbutse bazize kutamenya. Uyu mwuka wo kutamenya Imana, kudasobanukirwa Imana, waradutse ugenda ukwirakwira ahantu henshi. Ndetse hari inkuru zimwe twumva, ndetse hari n'ibyo tugenda tubonesha amaso, twavuga ngo aba ntago baramenya Yesu we. Kandi ugasanga bafite Bibiliya, hari Bibiliya nini cyane, indi yanjye kinini cyane bita nzakagendana, kandi ugasanga bafite amazina y'amacaces, matayita atandukanye, ugasanga ibikorwa byabo biragaragaza ko bataramenya Yesu. Uyu mwuka rero wo kutamenya Imana, reka mbabwire bimwe mu byo nagiye mbona bikantangaza. Umunsi umwe naciye ahantu, maciye nsanga umuntu uri gukubitwa inkoni nyinshi cyane, arimo arakubitwa n'inde n'umuntu umuhanurira ngo ni Imana imukubise, akamukubita urushyi rw'atara ati pya rwo mu mugongo ngo ngende Uwiteka Imana yawe, ngo pya pya. Undi ati ye, ati Imana turambabaje Mana we, ati unakwica wowe, ati Imana ntunyica, ati kuki wataye umurimo wanjye ishi pya pya. Wari abantu barimo bakubitwa ishi ahantu mu butayu, ahantu hatandukanye. Umwuka yakubise ishi, ibintu bikomeye cyane. Izo zose ni ingaruka z'umwuka wo kutamenya Imana. Imana yacu si Imana y'igitugu. Yaravuze ngo dore nshyize imbere yawe icyiza n'ikibi, witemo. Imana yacu ikunda abantu bahitamo. Ntabwo Imana yacu ikunda abantu twita ngo ni ba yes people, bantu bemera ibintu byose. Ikubwira ububi bw'icyaha, ikubwira ubwiza bwayo, amasezerano yayo, ikakwereka ikavuga ngo hitamo. Hitamo, urinjira muki. None iyo wahisemo bigira imbaraga, ariko se wowe wakwishimira kubana n'umuntu nk'umuntu urimo ukoresha kuri telekomande, umuntu baza ngo uri umudamu, uri umukobwa, uri umugabo, tuzamuke, tumanuke, uwo muntu wamwishimira kubana nawe. Niyo mpamvu rero Imana yashyizeho guhitamo.
nta bintu byo gukubitwa amakofe kugira ngo ukizwe. Imana irakwigisha ikakwereka inzira. Biravanga iyo nzira, ijambo narikunda cyane, ngo izitwa inzira yo kwezwa, ngo mugenzi nubwo yaba ari umuswa ntabwo azayiyoba. Turi mu minsi hari ibikorwa bimwe na bimwe twumva tugatinya by'abahagaze ku ruhimbi rw'Uwiteka bagakora ibintu bitangaje, bakabikorera ku ruhimbi. Umuntu akava kwiba abizi ko avuye kwiba, akaza agashima Imana ibintu yavuye kwiba, akavuga ngo ni Imana bimuhaye. Akava gusambana ngo abone promotion mu kazi, akaza gushima Imana ngo Imana yamuhaye promotion. Uko ni ukutamenya Imana. Imana aho kugira ngo guhombe yaguhombya kubw'urukundo Imana igukunda, uhitamo kwakira urukundo rwayo ukagenda mu nzira zayo nziza. Ntugende nk'aba Imana y'iki gihe yahumye amaso. Biravuga ngo ibyo urabikora hakwihorera, ukibwira ko mwanye nawe. Hari utuntu tumwe abantu bakora tesero no ko profeta atandondoye, ko atabimbwiye, ko ari utuntu twanye nibereyemo, ko atatumbwiye. Ese oya, urabikora ikakwihorera, ngo ukibwira mu mutima wawe ngo uhwanye n'Uwiteka, ngo ariko ngo izabishyira ku mugaragaro abantu bose babibone. Muri iyi minsi, muri uyu mwaka, bimwe mu bintu Imana izakora, izashyira ibintu kuri bose babireba. Muzahishurirwa ibintu byinshi byari bigiye bihishwe mu nsengero no ku bantu. Muzahishurirwa byinshi, muzamenya byinshi bikomeye cyane. Yesu agufiteho umugambi mwiza. Buri munsi ugomba kumumenya, ukamenya Imana y'urukundo. Hari abantu basenga Imana bafite ubwoba bitewe n'uburyo bayumvise. Abantu bumvise Imana yanutse, Imana yarakaye, ifite ikintu cy'ikibando, yakubita umunyabyaha. Ariko birava muri Yohana ubutumwa bwiza ibice 3:16 ngo Imana yakunze cyane abari mu isi, cyo cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo bugize gute buhoraho. Imana yagize gute? Yakunze cyane, sinanubwo ari gake, yakunze cyane abari mu isi, nicyo cyatumye ibaha gift y'umwana wayo. Imana iragukunda cyane. Imana si umugome, Imana si umwicanyi, Imana n'urukundo, Imana n'imbaraga zikomeye. Numenye Imana muri ubwo buryo, no gusenga bizakorohera, kwihana bizakorohera, gukorera Imana bizakorohera, gukomera mu Mana bizakorohera, kuko uzaba wamaze kumenya urukundo rw'Imana. Hallelujah. Inyanja zose zo mw'isi yacu zijya zita zishiraho, abanga Imana nibayisenge bazapfa bose be kwibukwa. Urwo
uducomo tw'abanditsi niba bimara n'ibyo kwirwa hakaminyanja riyo. Haleluya. Imana iragukunda kandi gufiteho umugambi mwiza cyane. Hari noneho undi mwuka uriganya ijambo, uriganya ibyanditswe. Hari abantu bajya gusoma Bibiliya bakarwara umutwe. Iyo dusomye ijambo muri Matayo 13:4 dusangamo amagambo Yesu yavuze ngo mu bibyi yateye imbuto, zimwe zigwa mu nzira, izindi zigwa ku kara, izindi zigwa ahantu hagiye hatandukanye, izindi zigwa mu mahwa, izindi zigwa ku rutare. Gusa Imana ishimwe ko hari izindi zaguye mu butaka bwiza. Rero hari abantu bajya bakira ijambo bakaryibagirwa. Dawidi yaravuze ngo nabikira ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumuraho. Jya wibuka icyanditswe, jya uvuga ibyanditswe, usengere mu byanditswe. Wisenga umeze nk'uri gukanga Imana. Imana nta bwoba ifite. Senga wuzuye umwuka, senga wuzuye ijambo, uvuge mu ijambo. Ijambo ryawe riravuga ngo, ijambo ryawe rirakora, ijambo ryawe ni imbaraga mu izina rikomeye rya Yesu. Ariko duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Jya wibuka mu gitondo usoma ijambo. Tugira twibature buri gitondo buri cano ibyuka urebeho, urebe ijambo twagidemo ry'uwo munsi twasengeyemo, uricakire rigenderemo mu izina rya Yesu. Undi mwuka tugiye gusenya ni umwuka ugira abantu igisenzegeri, ugira abantu ibisenzegeri. Hari akuntu abantu baba ibisenzegeri. Luka ibice 4:18 ijambo riravuga ngo umwuka w'Umwami Imana ari muri iki. Ni ijambo Yesu yasomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 4:18 muri Yesaya 61. Yesu yabisomye yabivuzeho muri Luka ibice 4:18. Abanga umwuka w'Umwami Imana ari kuri igihe cyo cyatumye asiga amavuta kugira ngo mbwire imbohe ko ziboho. Haleluya. Mbwiriza abakene ubutumwa bwiza, mbwire imbohe ko zibohowe, mbohore ibisenzegeri. Haleluya. Tugiye gusenga tunanize uwo mwuka, dayimoni munaniza muri ubwo buryo igira abantu ibisenzegeri mu izina rya Yesu. Ndasenze mpagaze mu mbaraga zikomeye, mpagaze mu mavuta adasanzwe, mpagaze mu mavuta y'ijuru, mpagaze mu mavuta y'ubutware n'ububasha bw'Uwiteka. Reka aya mavuta azakora imirimo ikomeye, aya mavuta azayitambure, aya mavuta azarema ubutsinzi buhambaye. Ndagira ngo ufate ibyifuzo tubisenyere mu izina rya Yesu Kristo. Ibyifuzo by'imere data mwana bisubize kubw'ikiganza cyawe gikomeye, kubw'imbaraga zawe zihambaye. Mugire neza. Ndasengera abantu bari baboshwe n'imyuka itandukanye yarwanyaga urundi rwego mu buzima bwabo. Iyi myuka yabananizaga yamburwe ububasha, yamburwe ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo. Amavuta yawe Yesu akoze imirimo ikomeye. Ndimo senga numvise imbaraga z'Uwiteka zitwikira ubuzima bwawe. Imivumo yose, imigozi y'umwanzi Satani, imivumo iby'umwanzi yakoze mu buzima, betike enema, byambuwe imbaraga. Hari umuntu urimo ubabara hano mu gifu, urimo ubabara cyane. Uyu mwanya nohereje imbaraga z'Imana mu buzima bwawe. Wakire gukira, wakire ubutsinzi bw'Uwiteka. Uwo muntu ahamagare kuri nimero, musengere muhe message ye. Uyu muntu urimo ubabara mu gifu cyane, birakenewe ko imbaraga z'Imana zitamura mu buzima bwawe. Nimero uhamagareho wirebe neza ukoresheje WhatsApp, n'indi nimero iri hano kuri screen.
ihamagareho dufate umwanya dusenge. Dale predizai, hari undi muntu urimo urwana n'ikintu cyitwa imbeba mu nzozi. Imbeba, ikintu cy'umwuka w'inyatsi, kwibwa, kurota abajuru. Hamagara dufate umwanya dusengane nawe muri uyu mwanya. Alo, yes, alo. Allô? Allô? Oui, allô? Allô, Safi? Yesa himbazwe. Ndabona telefone itameze neza, ariko ndakomeza mbitabe nyuma nsoje amasengesho. Dusenge. Data, mu izina rya Yesu, amavuta yawe agire neza umuntu wese ubonye muri ive, yakire deliverance, yinjire mu rundi rwego, yinjire mu yandi mavuta, ibyamunanizaga byose bitsindwe ku amaraso yawe. Urakoze kuremeye buri wese ubuhamya, yakira imbaraga zikomeye zo gutsinda imyuka buri bwo bwose mu izina rya Yesu, amen. Ndetse abaho umugisha, ndabakirana nyuma mvuye muri studio. Abo nagiye mvuga, ndabona ko muri muhamagara, n'abandi nagiye mvuga muhamagare mbasengere. Imana ibaho umugisha, mugire umunsi mwiza. Bye bye. Urashaka ijambo rihindura, ijambo ribohora, ijambo ry'ubuhanuzi? Wow! Umukozi w'Imana Prophet Claude, nyuma yo gukoreshwa n'Imana, benshi bagakira gukira indwara, kubohoka, ubuhanuzi. Bana natwe kuri YouTube channel yacu ariyo Prophet Claude NTV. Kora subscribe ndetse kandi no kunzogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Ibi ni ibihe byiza Imana yatugeneye. Ntucikwe, ni kuri YouTube channel yacu.